mureke dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 130 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo tegereza Uwiteka, umutima wanje urategereza, kandi ijambo rye niryo niringira. Umutima wanje ugirira Uwiteka amatsiko, urusha uko abarinzi bayagirira igitondo. Ni koko urusha uko abarinzi bayagirira igitondo. Imana ishimwe. Turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gutegereza icyo Imana yakuvuzeho. Amen. Mu buzima busanzwe buri muntu wese afite icyo ategereza. Reka mbahe urugero, nkatwe abanyeshuri tuba dutegereje umunsi uzagera kugira ngo turangize kwiga. Ndetse tuza tubona ko hatinze kugera kugira ngo turangize amasomo dushaka utuzi. Amen. Cyangwa se tugategereza igihe cya vakanse. Nibyo. N'umugore utwite ategereza igihe azabyarira. Amen. Azategereza ku munsi azabyarira, aba afitiye amatsiko y'umwana we. Amen. Rero hari amasezerano dufite kandi twahawe kandi dutegereje. Imana ishimwe. Buri muntu hari isezerano afite kandi yahawe kandi ategereje. Uko umunsi ugenda wira tuba dufite ama asplaque, tuba dutegereje ko umunsi ugera tukaja mu ma asplaque. Amen. No mu buryo bw'umwuka rero dufite icyo dutegereje. Imana ishimwe cyane. Dufite isezerano ko Yesu Kristo azagaruka. Twebwe abakristo twese, umuntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ategereje ko Yesu azaza akaduha ubugingo buhoraho. Amen. Hari n'andi masezerano twahawe dufite bishobora gutinda. Ayo masezerano ashobora gutinda gusohora cyangwa agasohora vuba. Ariko icyo mbasaba ni kimwe, dutegereze twihanganye. Imana si umuntu ngo ibeshe. Icyo yakuvuzeho cyose Imana izagisohora. Amen. Mureke dusome ijambo riri muri Zaburi 105 ku murongo wa 8. Haravuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo Uwiteka yategetse ngo igibuka ibihe ibihumbi. Amen. Hari abategereje amasezerano bihanganye. Ndabaha ingero zibiri. Abrahamu na Sara bategereje isezerano ryabo imyaka myinshi. Abrahamu yahawe isezerano afite imyaka 75. Amen. Risohora afite imyaka 100. Bivuze ko yategereje isezerano rye imyaka 25 yose ritarasohora. Amen. Na Josefu yari afite isezerano rye, yari afite imyaka 17, risohora afite imyaka 30. Bivuze ko yategereje isezerano rye imyaka 13 yose. Imana ishimwe cyane. Murabizi yagiye ahura n'ibibazo byinshi ariko yategereje yihanganye. Amen. Murabizi ko yagurishijwe, aba umukozi, ndetse aja no mu nzu y'imbohe, ariko yategereje yihanganye. Amen. Icyo rero mbasaba ni ugukomeza kuza imbere y'Imana muyiringe, kuko nubwo Joseph yahuye n'ibyo bigeragezo, nyuma y'ibyo byose yaje kuba umwami. Amen. Kubera ko yiringiye isezerano ry'Imana, icyo Imana yari yamuvuzeho cyarasohoye. Nubwo byatwara imyaka ibihe n'ibihumbi, icyo Imana yakuvuzeho kizagisohora. Amen. Rero icyo nababwira, dukomeze tuzi imbere y'Imana, tuyiringire, kuko Imana niyo ifite icyo yatuvuzeho. Kandi ijambo ry'Imana ngo Imana yategetse ngo iyibuka ibihe n'ibihumbi. Icyo Imana yakuvuzeho bizasohora. Amen. Ijambo ry'Imana ribaganze. Murakoze.